umunota w'ubwenge. Umunota w'ubwenge. La minute de sagesse. Sobanukirwa ibi. Menya unasobanukirwa ibi, nawe uzitwa umumenyi. Tugaruka kenshi ku bintu bishobora kugufasha gutera imbere mu buzima bwawe bwa buri munsi, tukigisha ibigendanye nuko washyira imbaraga mu mibereho yawe, mu bikorwa byawe, mu kazi kawe ndetse no mu bitekerezo byawe kugira ngo ube umuntu uzatsinda mu myaka iri imbere no mu buzima bwawe uteganya bw'ejo hazaza. Ariko ni gake cyane uzumva tugaruka ku bintu bishobora gutuma umuntu atsindwa agasubira hasi. Uyu munsi tugiye kwifashisha ikinyamakuru 10 Secrets tukubwire ibintu 9 by'umwihariko bizakwereka umuntu wese uzatsindwa mu buzima bwe. Ni amagambo akunze gusubiramo kenshi ndetse akunze kwibwira, akunze gufata nk'urwitwazo kugira ngo adakora ibyo ashinzwe gukora, ahunga inshingano, abashe kwikorera ibindi. Ijambo rya mbere umuntu w'umuswa ngo akunze kuvuga ni ukuvuga ko ibyo afite ubu azabikoresha, cyangwa se umushinga afite azawutangira ejo. Ibi bituma ahora yumva ejo, bityo bigatuma uyu atabasha gutera imbere. Mbene nk'aba niba abandi batangira n'umushinga ntibawurangize. Ijambo rya kabiri rizakwereka umuntu w'umuswa ni uko akenshi akunze kuvuga ko atari ikosa rye. Bene uyu iteka haranira guhora yumvikanisha ko ibyo yakoze hari undi muntu wabikoze. Uyu waba ameze nka wa mugore ngo babajije ngo kuki yariye kuri rwa rubuto akavuga ngo ni yanzoka. Bene nk'uyu nta na rimwe azigera asoza akazi ke, kuko iteka nazajya gukorera ibintu bibi ukamubaza impamvu mu kazi ayabikoze nabi, azakubwira ko ari ikosa ry'undi muntu. Ijambo rya gatatu rikunzwe kuvugwa n'abantu babaswa ni ijambo ngo simbishoboye. Iteka uyu nguyu umubwira gukora ikintu akakubwira ko atabishoboye, yewe n'icyo akoze cyose bari kuvuga ngo rega ubundi ibingibi si ibyanjye. Niba ari wa muntu uri kumesa arakubwira ati njye ntabwo nzi kumesa, n'ubundi basanzwe bamesera, icyo nshoboye ni iki. Njye sinzi kuririmba, icyo nshoboye ni ukwandika. Sinzi imibare, icyo nshoboye ni indimi, n'ibindi byose nk'ibyo ngibyo. Buri munsi agahora avuga ko icyo kintu atakibashije, ko afite ibindi. Ndetse iteka uyu muntu ni umuntu ukunze gukora ikintu kimwe gusa, adashobora kuvangikanya n'ibindi, kuko aba afite ibintu bye yishakira, udashobora kumubwira ikindi ngo agishobore. Bene nk'aba ntibatera imbere, ni nayo mpamvu baza kuri urutonde rw'abantu babaswa. Umuntu wundi w'umuswa ngo ni umuntu ukunze kuvuga ngo ibi bintu nta kuri kubirimo, ugasanga iteka aritwaza ko kuba adafite akazi ari uko gahabwa abantu mu buryo bw'amanyanga, akakumvisha ko nta kuri kwaje mu byo yakoze, ko yarenganye. Mbese buri gihe ahora afite urwitwazo. Umuntu wa gatanu w'umuswa ngo ni umuntu ukunda kuvuga ko adafite umwanya. Iteka duhorana umwanya mu masegonda 60 agize umunota n'iminota 60 igize isaha, dufite amasaha 24. Ngaho nawe ikubire wiyumvira umwanya ufite. Ibi byose bikoreka ko umuntu wese witwaza ko nta mwanya afite aba ari umuswa. Undi muntu w'umuswa ngo ni umuntu uvuga ko buri gihe bahora bamwiyenzaho. Iteka n'iteka uyu muntu agerageza ibishoboka byose ngo ahugire aho agunganira n'abantu. Ni nayo mpamvu akenshi ahora yirakaza, akivumbura, bityo bigatuma abantu badashaka kumuvugisha, cyangwa se no mu kazi ugasanga ntashobotse kubera ko ahora ashaka impamvu zo kwiyenza. Undi n'uhora ubwira abantu ngo mwe mwagize amahirwe, ngo uyu nawe aba ari umuswa ruharwa nk'uko 10 Secrets bivuga. Nta na rimwe ajya yumva ko ibimubaho aba bifitemo uruhare, ahubwo ahora avuga ko abandi bagize amahirwe, ndetse n'ibiganiro bye bihoramo amahirwe y'abandi kurenza uko we ashobora kwitekerezaho. Undi muntu w'umuswa ngo ni umuntu uhora buri gihe avuga ko yinaniriwe. Kumva ko unaniwe buri gihe bituma utagira ikintu na kimwe ukora, bityo bigatuma uhora wicaye nk'umuntu unaniwe. Muri make abanebwe aho bava bakagera bose, burya ngo uzitegereza usanga ari abaswa. Umuntu wa 9 rero w'umuswa ngo nukunze kuvuga ko byorohera abandi kurenza uko we bimworohera, ndetse iteka n'iteka usanga akunze kuvuga ijambo rigira riti easy for you to say, cyangwa se birakorohera kubivuga ariko uzabikore wumve. Buri munsi agahora avuga ko ibyo abantu bavuga bitoroshye cyane ubishyize mu bikorwa. Yewe wasanga n'aka kanya uri kumva imunota w'ubwenge uri kuvuga ngo ibyo uvuga biroroshye ariko kubikora nibyo bigoye. Ubwo nawe umenye ko uri umuswa. Ngaya amagambo 9 abantu babaswa bakunze gusubiramo nk'uko tubikesha 10 Secrets. Uyu ni umunota w'ubwenge. Ubu urasobanukiwe. Guma kuri 99.5 BNB FM umwezi umenye byinshi kurushaho. Umunota w'ubwenge. Umunota w'ubwenge. La minute de sagesse. Sobanukirwa ibi. Menya unasobanukirwa ibi, nawe uzitwa umumenyi. Inshuti ni ikintu gikomeye. Inshuti irakugoboka, ikagutabara. Wababara niwe muntu wa mbere uhamagara.
iyo ugize ikibazo, iyo wishimye niwe ubwira. Muri make, iyo ufite inshuti nziza ubuzima bwawe bwose urabuyiharira. Ariko se wari uzi ko hari ubwoko bw'inshuti bugera kuri 6 bushobora kuguhindurira ubuzima ukabugira bubi cyane, ndetse izo nshuti zazava mu buzima bwawe ukaruhuka kurenza ikindi gihe cyose wigeze ubana nazo? Tugiye kwifashisha igitabo Learn to Earn, hanyuma tukubwira ubwoko 6 bw'inshuti mbi mu buzima bwawe. Iyo bita the energy drainer. Ibi bishatse kuvuga ya nshuti izakumaramo imbaraga zawe zose. Bene nk'aba niba abantu bahora bakotsaho igitutu, wavuga ikintu bakagusubiza hasi bitwaje ubushuti, bakubwira ko bakubwira ibi bitagenda kugira ngo wowe ubashe kwisuzuma. Nta na rimwe bashobora kwishimira ibyiza byawe, ariko kuko baba ari inshuti zawe ukabihanganira nyamara ntubibone. Iki gitabo gikomeza kivuga ubundi bwoko bw'inshuti bubi, nabo cyise the fake complimenter. Bene nk'aba ni babandi akubona akantu kambere avuga, akavuga ukuntu usa neza, ukuntu uri mwiza, ukuntu yishimiye iterambere ryawe n'ibindi. Mbese muri make akaguha icyo bise fake compliments, cyangwa se akakwereka ko akwishimiye ariko nyamara atari byo. Ni hahandi uzasanga wafunguye business ntakubwire ngo tera imbere cyangwa se zana nkwamamarize, ahubwo ugasanga ni wa wundi ukwereka ko hari mu ntambwe zawe zose ariko nta na rimwe ajya yishimira ibintu byawe. Ashobora no kuvuga ikintu muri kumwe ukumva ubuze uko wifata, ariko kubera kuntu ahora agushimagiza kubwira ko uri mwiza ukabura aho umuhera. Inshuti mbi za 3 mu nshuti z'umuntu, nk'uko iki gitabo Learn to Earn gikomeza kibisobanura, nabo cyise the pessimist, cyangwa se bamwe bahora babona uruhande rubi gusa. Bene aba buri munsi nta kintu na kimwe ajya abona cyiza, yaba ku buzima bwawe ndetse no mu buzima bwe bwa buri munsi. Icyo bakora ni uguhora bakubwira ko ibyabo bitagenda, cyangwa se bifuza ko ubuzima bwabo bwaba bwiza, ariko wowe nagutekereze na rimwe. Akenshi agerageza no kukubwira ko afite ibibazo byinshi kugira ngo umufashe, ariko wabitekereza uri wenyine ukabona ko mu by'ukuri nta kibazo kinini kiriho, ahubwo yirebaho gusa, cyangwa se ari egoiste. Mu yandi magambo, ntajya gutekereza na rimwe. Niwe ni wa muntu uwanga no kubwira ikibazo cyawe, kuko uvuga ati nimba imubwira ni hahandi ahita ambwira ibyo afite birenze ibyanjye. Izindi nshuti mbi nabo bise the criticizer. Ni bene bantu bahora buri munsi bagushakaho akantu ko kukuvugaho kabi. Buri kantu kose ukoze akakubwira akantu kabi. Wabona akazi akakubwira uburyo ugomba kwitwara kuko atishimiye ko wabonye ako kazi. Watangira umushinga akawusenya. Bene nk'aba iyo uri kumwe nabo uba wumva ibintu ukora ari hahandi bitazigira biba byiza, ndetse agerageza ibishoboka byose ngo atere imbere kukurenza. Ushobora gutangiza umushinga nawe agatangiza umeze nkawo kugira ngo gusa gusubize hasi, nyamara akwereka ko ahubwo agushyigikiye ko muzajya mukora ibintu bimwe kuko akwishimiye. Ubundi bwoko bw'inshuti mbi mu buzima bwa muntu, iki gitabo Learn to Earn kivuga ko arabo bita the manipulator. Abangaba ni babandi agukoresha ikintu agamije kuzakubyazamo ikindi kirimo inyungu ze. Uyu ntashobora kwemera ko na rimwe ubyuka mu gitondo ngo uvuge ngo uzambara umwenda ushaka. Ni wa muntu uguhamagara akakubwira ati uyu munsi wambare ka gakweto niko nabonye kakubera, kuko azi ko ari bwambara urukweto rwiza cyane kurenza urwawe. Ni mwene wa muntu ukubwira ngo reka nguherekeze ujye kugura umwenda, ukibwira ko ari inshuti yawe, ariko mwagerayo akakugurisha umwenda azi neza kutazigera ukubera, kuko azi ko hari uko ashaka gusa kurenza uko wowe umeze. Aba baba bashaka kugufatira ibyemezo mu buzima bwawe. Akantu kose utekereje ukumva nta wundi wakabwira kuko uzi ko aba iruhande rwawe, ariko mu by'ukuri cyakora nuko ukuyobora, ntabwo ajya yemera ngo nawe wifatire ibyemezo. Inshuti za 6 rero dusorejeho, nk'uko igitabo Learn to Earn kibivuga, ubwoko 6 bw'inshuti mbi mu buzima bwa muntu, nabo bise the victim. Aba ngo ni nabo babi cyane kurenza abandi umuntu ashobora kugira mu nshuti ze. Ni wa wundi buri uko muhuye, buri uko muri kumwe ahora yumva ari hasi cyane y'abandi bose, agahora buri gihe akora ibibi, akitwaza ko nta kintu ashoboye, akitwaza ko ari mubi, maze wowe ukabaho ngaho umeze nk'umubyeyi we, uhora umuhetse umutwaye mu byo akora byose. Muri make ni wa muntu ushaka ngo umubone, akaguhamagara arira kugira ngo ukunde uze kumureba, nyamara afite nka gahunda yo kugusaba amafaranga. Akaba yakora ikintu kugira ngo gusa mukunde mubone ko ameze nabi, mu by'ukuri ari ibyo yigira kugira ngo gusa akunda kubone hafi. Muri make uyaba ashaka ko umwanya wawe wose uwumuharira burundu. Ngubu ubwoko 6 bw'inshuti mbi uzirinda mu buzima bwawe. Umuhanga yaravuze ngo mbwira inshuti zawe ndakubwira uwo uriwe.
ubu urasobanukiwe. Guma kuri 99.5 BNB FM umwezi umenye byinshi kurushaho.